Imana yitwararika buri gihe ibyerekeranye n'icyaha, kandi yakomeje kwitwararika ibyerekeranye n'icyaha mu gutamba igitambo gisa. Ikaze mu kiganiro Nkoraho Mwami cy'inyigisho mpinduramitima z'ijambo ry'Imana tugezweho na Dr. Charles Stanley. Ushobora kuba utarigeze na rimwe utekereza ku bijyanye n'umusaraba, ariko mu by'ukuri ubuzima bwacu bwa Gikristo bushingiye ku kuntu tubona umusaraba. Abantu bafite gusa gusobanukirwa ibihe byo kubambwa, bashaka kubura ibyiringiro nk'urufatiro rwo kwizera. Basanga bo ubwabo bahungabanywa n'ibibazo by'inzaduka cyangwa ibitekerezo n'ingingo z'abatizera. Niba urupfu rwa Kristo gusa rwari nk'inkuru ishimishije yo muri Bibiliya kuri wowe, ndizera ko ushobora kugumana natwe ukumva aho Dr. Charles Stanley asobanura ibyabaye mu by'ukuri umunsi Yesu yapfiriyeho. Nibihe bitekerezo biza mu bwonko bwawe igihe ubonye ishusho y'ibijyanye no kubambwa cyangwa igihe ubitekerejeho gusa? Buri gihe twagombye kuvuga tuti ibiza mu bwenge bwacu ni ugusamba, umubabaro udasanzwe n'umubabaro wo mu mutima. Tekereza kuri nyina wa Yesu wabonye ibyo byose. Tekereza ku bugome bw'Abaroma. Tekereza ku bantu basetse kandi bishima kuri Yesu, kuko ibyo byose bituma ndirira imbere mu mutima. Kenshi ibi nibyo biba, tubona ukuntu byagenze cyangwa tukabitekereza, kandi buri gihe ibyo biba ibintu bikomeye uko tugenda tubitekerezaho. Ntidushobora kureka kubona ibyo bintu cyangwa kubaza tuti niki tutabonye cyabaye. Nukubera iki? Nukubera ko turi abantu bafite amarangamutima, tubona ibyo bintu byose, kandi rimwe na rimwe twashoboraga no kuvuga tuti ibyo Yesu yabikoze kugira ngo wowe nanjye tumenye ko ibyaha byacu byababariwe. Ariko kenshi tubona gusa ibyo byose, kandi ibyo hari icyo bitwibutsa kuri twebwe, kandi ntidushobora kubyirengagiza. Muri ubu butumwa nshaka ko dufata akanya tukareba ibyo tureba. Nshaka ko ureba ibintu biba mu bantu benshi batigera na rimwe babitekerezaho, ariko Imana irabibona, kubera ko ariyo mpamvu yabitunganije kandi yabiteguye. Kubw'ibyo nshaka kusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere, umurongo wa 19 kugeza ku 29. Wumva uko havuga. Ngibyo nibyo Yohana yahamije ubwo Abayuda bamutumagaho abatambyi n'Abalewi bavanwa i Yerusalemu no kumubaza bati urinde? Ngo nuko ntiyabahisha ukuri, ahubwo araberurira ati singe Kristo. Nuko baramubaza bati tubwire, uri Eliya? Nawe ati sindi we. Uri wa muhanuzi se? Arabasubiza ati oya. Baramubaza bati none se wowe urinde ngo dusubize abadutumye? Wowe wiyita nde? Ati ndijwi ry'urangurira mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka, nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Abari batumwe bari Abafarisayo. Nuko baramubaza bati none ubatiriza iki niba utari Kristo, ntube na Eliya, ntube na wa muhanuzi? Yohana arabasubiza ati nge ndabatirisha amazi, ariko muri mwe hahagaze uwo mutaramenya, uwo ni we unsimbura, kandi ntibikwiriye gufungura udushumi tw'inkweto ze. Ibyo byabereye i Betaniya hakurya ya Yorodani, aho Yohani yabatirizaga. Ngo bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi bose. Niki tutareba kenshi, ariko hari ibyo dukwiriye kureba. Icyo tutareba ni akamaro k'igitambo n'umutima w'Imana mu mugambi wayo ku muntu. Imana yitwararika buri gihe ibyerekeranye n'ibyaha by'abantu bayo mu gutamba igitambo, kandi ibyo yabikoze kuva mu itangiriro. Urugero, mu murima wa Edeni, igihe Adamu na Eva bari bacumuye ku Mana, Imana niyo yatambye igitambo cya mbere. Yishe inyamaswa, ibaha uruhu rwayo ngo barwambare. Adamu na Eva bari bafashe ibibabi by'ibiti barabyifubika. Noneho kubera iki itabaretse ngo bambare ibyo bibabi? Ni ukubera iyi mpamvu ikurikira. Ibibabi by'ibiti byashoboraga gutwikira cyangwa kwambika umubiri wabo, ariko ntibyashoboraga gutwikira ibyaha byabo. Mu Balewi 17:11 Bibiliya avuga ko
ubuzima buba mu maraso, kuko ubugingo bw'inyamaswa buba mu maraso, nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro ngo impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ariyo mpongano ayihindurwamo n'ubugingo buyarimo. Muri Ezekiyeli 18 ibice 4 itegeko ry'Imana riravuga ngo dore ubugingo bwa bose n'ubwanjye, ubugingo bw'umwana n'ubwanjye nk'ubugingo bwa se. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, kubw'ibyo icyaha kizazana buri gihe urupfu, kubera ubutabera ugukiranuka kukwera kw'Imana. None niki Imana yakoze mu murima wa Edeni igihe Adamu na Eva bayicumuragaho? Yishe inyamaswa, imena amaraso, ibambika uruhu rw'iyo nyamaswa nk'ubuhamya bwa mbere bw'ibyo yashakaga kuzakora imyaka iri imbere y'igitambo cya nyuma cy'umwana w'intama wagombaga kuza gukiza ibyaha by'abantu bo mu isi. Imana buri gihe yitwararika ubwoko bwayo n'ibyaha byabwo mu gutamba ibitambo. Bibiliya mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2:24 iravuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Ikintu kiba hano nuko rimwe na rimwe tuvuga ngo tuzi ko Yesu yapfuye kubera ibyaha byacu. Icyo tuba dukoze nuko tutibaza ko yapfuye kubera ibyaha by'abari mu isi bose, yaje kutwikorera ibyaha. None se kwikorera ibyaha bivuga iki? Kwikorera ibyaha ni ibyakozwe na Yesu, kuko ari we Data yohereje kugira ngo yikorere ibyaha byacu byose n'isoni z'ibyaha, no gutuma dupfa ku byaha n'isoni, hanyuma tugahindurwa abakiranutsi n'abera mu maso ye. Ibyabaye ku musaraba igihe Yesu Kristo yabambwaga byari birenze umubabaro n'agahinda n'ibindi. Imana yatanze umwana wayo w'ikinege nk'igitambo kimwe gikwiriye cy'ibyaha by'abantu bose. Imana yitwararika buri gihe ibyerekeranye n'icyaha, kandi yakomeje kubyitwararika mu gutamba ibitambo by'inyamaswa. Nanone ni ukubera ko Kristo yabaye igitambo cya nyuma. Igihe cya Kristo ku musaraba cyabaye rimwe gusa ku byaha by'abantu bose. Kubw'ibyo igihe urebye ku musaraba ukwiriye kureba isoni, umubabaro, ubugome n'ibindi. Kristo yabaye impongano y'ibyaha byabo mu isi yose rimwe rizima. Iyo dutekereje ibijyanye n'ibyo byose, bidufasha kenshi gutekereza ibijyanye n'ukuntu twababariwe. Ariko se icyo nshaka ko ubona nuko hari ibintu byinshi byabaye mu bitekerezo by'Imana, kandi byabaye ukuri gushyitse igihe Yesu Kristo yabambwaga. Ibyo byose byabaye ku ruhande rwawe no ku ruhande rwanjye. Imana yakoze ikintu ku bwacu, kandi yaduteguriye ikintu gikomeye. Kubw'ibyo icyo nshaka ko uzirikana, kandi nashakaga gukora, nuko nshaka kuguha amagambo 3 kandi nsobanure buri jambo, kubera ko ibyo ari byo tugiye kureba neza. Ibyo nibyo Imana yateguriye wowe nanjye, kandi ibyo nibyo byabaye mu bitekerezo by'Imana igihe yatangaga umwana wayo w'ikinege. Nkuko utekereza ibijyanye n'umusaraba n'ibyabaye byose, nshaka ko umenya neza niba koko usobanukiwe neza ibyabaye, kubera ko ibyo bitureba twese. Reka twibaze iki kibazo: niki cyabaye igihe Yesu Kristo yabambwaga? Nshaka kuguha amagambo 3. Ijambo rya mbere, ugucungurwa. Imana yacunguye umuntu. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza kwa 19 haranditswe ngo kuko muzi yuko ibyo mwacunguwe ngo muve mu ngeso zanyu, kuko muzi yuko ibyo mwacunguwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatojwe na basekuruza banyu, atari ibyangirika ng'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, niyo ya Kristo. Ni Yesu Kristo, umwana w'Imana utarigeze ukora icyaha na kimwe. Icyo Imana irimo ivuga nuko tutacunguwe kubera ibikorwa byacu cyangwa ibyo dutunze. Nta kintu na kimwe twashoboraga gutanga cyangwa icyo twashoboraga gukora cyashoboraga kuducungura. Wowe ushobora kuvuga uti ijambo gucungurwa rivuga iki? Ijambo gucungurwa rivuga kwishyura umwenda w'ikintu wowe nanjye twifuza, kandi ibyo bivuga ko twabohowe biciye mu kwishyura umwenda twari dufite. Kandi ibi nicyo bisobanura, ni ukuvuga ko igihe Yesu yazaga, yaje gutanga ubugingo bwe ku bwawe nanjye. Ibi nibyo yakoze. Yatanze impongano y'ibyaha byacu byose y'igihe cyose ku bantu bose.
Yesu Kristo ni umwana w'intama w'Imana wakuyeho ibyaha, si ibyaha by'abantu bamwe, ahubwo yakuyeho ibyaha by'abantu bose bo mu isi. Uko niko urupfu rwe rutangaje. Kandi igihe Yesu yaje, ibyanditswe byera bivuga ko yishyuye umwenda wacu wose, yacumitiwe ibyaha byacu, aba igitambo mu cyimbo cyacu. Iyo umuntu avuze ati mbwira icyo kubambwa bivuga, niba washakaga kumubwira ijambo rimwe, ijambo uzamubwira niri ishungu, bivuga kujya ku mwanya w'undi, kujya mu cyimbo cye. Yesu yagiye mu cyimbo cyawe nanjye, yishyiriyeho ibyaha byawe nanjye. Igihe umuntu avuze ati none ibyo bimaze iki, bivuga ko yishyuriye Satani? Oya, Imana ntiyishyuriye Satani, kandi na Yesu ntiyigeze yishyurira Satani. Ibyo bivuga nuko mu rupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba yasohoje itegeko ry'Imana. Ugukiranuka kwayo n'ukwera kwayo byanesheje icyaha. Ukubambwa kuvuga ko Yesu yagiye ku musaraba mu cyimbo cyawe, kugira ngo igihe uzaba uvuye mu mubiri ugapfa, ntuzahagarare imbere y'intebe y'imanza y'Imana kugira ngo uhanwe kubera ibyaha byawe, kuko igihano cyari kuri we, twe cyagiye kuri twe, kuko igihano cyari kuri twe cyagiye kuri we. Ibyo nibyo bijyanye na Karuvari. Umva ibyo Petero avuga mu rwandiko rwe igice cya mbere umurongo wa 18, ngo kuko muzi yuko ibyo mwacunguwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe n'abasogokuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, niyo ya Kristo. Petero yavugaga ko atari zahabu n'ifeza cyangwa ikindi kintu wowe nanjye dukwiriye gutanga byaducungura, ahubwo twacungujwe amaraso y'umwami Yesu Kristo. Ni ukuvuga ko impongano y'ibyaha byacu yishyuwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ijambo rya mbere ni ugucungurwa, naho ijambo rya kabiri ni ukubabarirwa. Reba mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 7 kugeza ku 8, ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, niko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya. Yohana yaravuze ati Yesu yaje gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kubabarirwa ibyaha bivuga ko hari ibyo ukurwaho, no gukurwaho isoni n'igihano byari kuri twe, no kutubohora tugahinduka abantu Imana yashakaga ko tubabo. Ni ukuvuga ngo gukuraho impongano zose z'ibyaha byacu. Nshaka ko ubona ikintu kigaragara cyane kandi cy'ingenzi, kubera ko hari ibintu bibiri bivuga akamaro ko kubabarirwa. Imana iratubabarira igihe wowe nanjye tuje kuri Yesu Kristo tukamwizera nk'umwami n'umucamanza wacu. Ni ukuvuga ko igihe wowe nanjye tuje kuri Yesu Kristo tukamwizera nk'umwami n'umukiza wacu, Imana itubabarira nk'umukiza n'umucunguzi wacu. Ni ukuvuga ko igihe wowe nanjye tuje kuri Yesu Kristo tukamusaba kutubabarira ibyaha byacu gushingiye ku rupfu rwe i Karuvari, tuba tumenyesheje ko ibyaha byacu byishyuwe amaraso y'igiciro cyinshi, ko twababariwe kandi ko nta rubanza turiho kubera ko yatubabariye ibyaha byacu. Icyo ni igikorwa gikomeye cyakozwe rimwe kandi kijyana ku gakiza. Mwene data wakijijwe rimwe gusa, wababariwe rimwe gusa, mu buryo bwemewe, mu kuvuga rimwe gusa, kandi ibyo nibyo Yesu Kristo yakoze i Karuvari. Hari ikintu cya kabiri ku bijyanye no kubabarirwa, kubera ko umuntu avuga ngo kubera iki tuguma twihana ibyaha niba byarabaye rimwe gusa. Unyumve neza, Imana ikora nk'umucamanza igihe wewe nanjye tuje kuri yo tuyisaba kutubabarire ibyaha byacu. Gukizwa no gushyira ubugingo mu Mana kugira ngo tube abakristo, icyo ni igikorwa cyo kubabarira kwayo cyatanzwe iteka ryose mu gucungurwa kwacu n'imigendanire yacu n'Imana. Ubureba ibi, kubera ko twababariwe kubera urupfu rwa Yesu Kristo mu cyimbo cyacu, twababariwe ubuzima buzira iherezo. Mu yandi magambo, urupfu rwa Yesu Kristo nk'inshungu yacu rwagombaga kuba gusa urw'igihe gito. Rwari urw'igihe gito kugeza nongeye gucumura, cyangwa kugeza ngiye mu bibazo nkavuga ati Mana uri hehe, ngomba kukwizera by'ukuri. Ni ukuvuga ko niba ari uko byari bimeze, wowe nanjye nta byiringiro twagombaga kuba dufite. Kubw'ibyo igitambo cyatambwe rimwe gusa, kandi gitambwa ku bantu bose. Dufite gucungurwa kwiteka kubera ko tudakwiriye gutamba igitambo cy'ibyaha byacu kundi. Ibyaha byacu byarababariwe kuko utigeze kugira icyaha yahindutse icyaha ku bwacu, akuraho urubanza rwaturegaga,
yitamba rimwe risa ku bantu bose. Ni Yesu umwana w'intama w'Imana wabaye igitambo cy'ibyaha by'abantu bose. Icyo gitambo niko kubabarirwa bibaho rimwe risa igihe nemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye. Ibyo nibyo biba igihe ukijijwe. Igihe dukijijwe mu kwatura ibyaha byacu, Imana itubabarira ibyaha byose n'ibya kera. Ukwatura kwa buri munsi ni ingenzi ku bijyanye no gukomeza imigendanire myiza n'Imana. Kandi ibyo nibyo Yohana yavugaga. Iyi Imana itwemeje ko ibyaha byacu bidutandukanya nayo, dukwiriye kubyatura, hanyuma tukabona imbabazi no kongera kugira imigendanire myiza n'Imana, bityo tukabaho nta kidutandukanya nayo. Kandi ni byiza cyane. Urugero, mu isengesho rya Data wa twese uri mu ijuru, Yesu yavuze ko dukwiriye gusenga ngo utubabarire ibicumuro byacu. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 7, ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri umucyo, tuba dufatanije rwose ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Uyu murongo uri mu gihe cy'ubu busobanuro ko Imana ihora itwezaho ibyaha byose mu maraso ya Yesu Kristo umwana wayo. Icyo ibyo bivuga nuko igihe wowe nanjye dusuzuguye Imana, Umwuka Wera atwemeza ibyaha byacu, tukumva tugize isoni, twumva dufite umwanda cyangwa tudakwiriye, tuba tuzi ko twasuzuguye Imana kandi dushaka kumenya uko twakwitwara. Kubabarirwa kwanyu igihe cyose gushingiye ku maraso ya Yesu Kristo yamenetse i Karuvari nk'inshungu yanyu bwite y'ibyaha byanyu. Kubw'ibyo twabaye abizera. Imana iravuga iti, iyo tugendeye mu mucyo, amaraso ya Yesu Kristo akomeza kutwezaho ibyaha byose. Imana yavuze ko ishaka ko twumva ko atari ukwihana gutuma twezwa. Ni amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku musaraba mu myaka 2000 ishize. Ku musaraba yatambwe ku bw'ibyo byaha. Niyo mpamvu ukwihana kwacu gutuma imibanire yacu n'Imana iba myiza. Ibyo nibyo ukwihana bisobanura. Kubw'ibyo ikintu cya mbere kitubaho nuko twacunguwe kandi twahindutse abana b'Imana nzima. Icya kabiri nuko twababariwe, kandi uko kubabarirwa ni imbabazi zizahoraho iteka ryose. Ariko kandi uko kubabarirwa tugushyira mu bikorwa buri munsi mu buzima bwacu. Ikintu cya gatatu nshaka ko wibuka ni ijambo gutsindishirizwa. None gutsindishirizwa bivuga iki? Abaroma ibice 5 umurongo 8 kugeza ku 10 haranditswe ngo, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Ku murongo w'10, ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo, ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe? Imana iravuga ngo mu gihe cyashize twari abanzi b'Imana n'abanyabyaha. None se arashaka kuvuga iki igihe avuga ku murongo w'9 ngo ko wowe nanjye twatsindishirijwe? Nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye. None gutsindishirizwa bivuga iki? Bivuga ko Imana ivuga ko tutakiri abanyabyaha ukundi. Si ibyo gusa, ahubwo bivuga ko twababariwe kandi ko dufite gukiranuka kw'Imana. Twambitswe ugukiranuka kw'Imana. Murebe ibi ngibi mwitonze. Igihe umwana w'Imana yajyaga ku musaraba kandi agapfa kubera ibyaha byacu, hanyuma wowe nanjye tukamwakira nk'umwami n'umukiza wacu, nk'igikorwa cy'Imana kiduhanaguraho isoni z'ibyaha kandi kitubabarira ibyaha byacu, ubu twahindutse abana b'Imana. Haleluya. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2:24 ngo ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Yesu yikoreye ibyo byose mu mubiri we, ariko ibyo bivuga ko yatanze impongano yacu. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 6:23 haranditswe ngo, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impongano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Igihe cyose ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Imana mu itegeko ryayo no muri kamere yayo ikwiriye guhana umunyabyaha, kubera ko ari Imana ikiranuka kandi yera. Kandi kubw'ibyo igihe Yesu yapfaga, niki yakoze? Yatanze impongano kandi
ikuraho igihano cyari kuri mwe. Mwarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanyu, ari byo bivuga ko mwemeye urupfu rwe nk'impongano y'ibyaha byanyu. Ubu yababonye nk'abatari abanyabyaha, kandi si ibyo gusa, ahubwo yababonye nk'abakiranutsi n'abanyakuri. Imana yaduteguriye gucungurwa kwacu no kubabarirwa ndetse no gutsindishirizwa. Imana ni nyakuri kandi yatsindishirije buri wese muri twe, ariko ibyo ntibimpa uburenganzira bwo gukora icyaha. Igihe wagirwaga ukiranuka n'umwana w'Imana, ibyo bituma igihe wowe nanjye dusuzuguye Imana, tugafata nabi abandi, ibyo twakora byose uko byaba bimeze kose dutuma abandi bakora ibintu bibi kurusha ibyacu. Turi abahungu n'abakobwa b'Imana nzima, turi abana b'Imana. Ubuzima bwacu bwarahindutse kuko Imana yatugize abakiranuka n'abera mu maso yayo. Kubw'ibyo igihe ibonye wowe nanjye ikatureba, itubona nk'abana bakiranuka. Rimwe na rimwe abana b'Imana bakiranuka basuzugura Imana. None se Imana ibikoraho iki? Imana irabahana kubera ko iba iri kwerekana ukuri kwayo mu buzima bw'utizera. Umaze kugira ukiranuka n'umunyakuri mu maso y'Imana, ninde uzagira icyo akurega? Ninde ushobora kugukura mu kuboko kw'Imana nzima ikomeye? Niba Imana ikora icyo ishaka muri iyi si yose, yavuze ko ukiranuka kandi ko uri umunyakuri n'umwana w'Imana, uri mu muryango, ufite umutekano kandi ufite ikimenyetso gihoraho. Kubw'ibyo nta muntu n'umwe cyangwa ikintu gishobora kugutandukanya n'Imana nyir'ubushobozi bwose. Amen. Igihe umaze kwakirwa mu muryango w'Imana mu kwizera Yesu Kristo, ntukwiriye kugira ubwoba bw'iherezo ryawe. Dr. Charles Stanley aratwereka neza ko igihe Imana ikubona nk'ukiranuka, ushyirwaho ikimenyetso n'Umwuka Wera kandi uba ufite umutekano udashira. Igihe dusobanukiwe ibyo Kristo yadukoreye, duhabwa uburyo bushya bwo gutsinda ibigeragezo n'ibibazo duhura nabyo. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 5 umurongo wa 1 kugeza ku 5 haranditswe ngo: nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko sibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibigeragezo, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibidukoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye imitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Uyu munsi Dr. Charles Stanley yatweretse neza ko Kristo yaduteguriye gucungurwa, ukubabarirwa no gutsindishirizwa. Dukora ku mitima yabo mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na Radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri Radio Umucyo ikorera hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya City Plaza etage ya 6 ku muhanda wa Commercial Street, inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro, inimero 34 24. Mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49 2. Ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email umucyo.fm@yahoo.fr. Muhawe ikaze mwese.